Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Mariko igice cya 16. Duhere ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 16. Dusome duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Barabazanya bati, ninde uri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa gituro? Ariko bararamye babona igitare kibirinduwe hirya, nubwo cyari kinini cyane. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera. Baratangara cyane. Arababwira ati, mwitangara, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano. Dore aho bari bamushize. Imana itugirire neza. Reka mbyutse, nitwa Faustin Ntakimana. Imana ihabwa icyubahiro ko nyemereye kandi kuboneka hano. Ni umugisha ukomeye, Imana ishimwe. Nkomeje kubibutsa ko turi umushinga ukomeye w'Imana. Ku wa kabiri twasoreje ku ijambo Imana yabwiye Satani ivuga ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe. Nasoje mbabwira ko nayo yari purani y'Imana muri uriya mushinga, ko yari yarateguye urubyaro isi itararemwa. Niko Paul yavuze ageze muri Efeso, aravuga ngo Imana yadutoranirije muri Kristo isi itararemwa, kandi ngo ibyo yabikoreye kugira ngo tube abere, tutariho umugayo imbere yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Yemwe, Imana ihabwa icyubahiro. Imana rero iravuga iti, ndabirukanye, ariko Satani ajyana ayo makuru yo kwibaza urubyaro. Kandi mbabwire ko byari ibintu bitoroshe. Nimvuga ngo ntibyari byoroshye, murumva ko bitari byoroshye, kuko ubusanzwe umuntu amaze gukiranirwa, kubona uwamubatura muri ubwo bubata ashizwemo n'icyaha akoze, ntabwo byari kuba ari ibintu byoroshye, kuko byasabaga umuntu utava muri urwo rubyaro cyangwa mu nda nyirizina y'umubiri kwa Adamu na Eva. Ariko Imana iravuga ngo muri we harimo urubyaro. Ariko sibyo bikazakorwa biti, bikazamera biti. Ariko Imana yabiteguye kera. Mbona babwira iturema kubera ikibi cyari cyarabayeho twavuye gusobanura, ari we Satani. Imana yaremye umuntu, ariko itegura plani A na B n'izindi tutazi. Irategura, iravuga ngo ni umushinga nkoze, ariko kuko hari ikibi cyabanje kubaho, reka tubikore gutya, ariko tugira ibindi bintu duhisha.
ibyo rero byahishwe ni urubyaro, ariko urubyaro se ruhe? Yesu nk'umuremyi watwiremeye, kubera urukundo twaremanywe, kubera urukundo yadukunze aturema, indi plan, undi mugambi, yaravuze ngo umuntu abaye mubi nge nanjye nzaba umuntu umucungure. Ibyo se bigakorwa biti? Imana guhinduka umuntu, wowe umuremyi ukaba umuntu, kandi ari wowe uwamuremye uzaba umuntu gute? None biza Paul ageze i Filipi mu gice cya kabiri yarababwiye ngo hariho gukomezwa, aravuga ngo hariho no guhumurizwa. Muze gusoma muhereye ku murongo wa mbere mu gice cya kabiri, aravuga ngo noneho musohoreshe imitima yanyu mu rukundo, ngo muri urwo rukundo. Ariko aravuga ngo turasaba ko mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Noneho akavuga Kristo ngo yakoze iki muri we? Ngo yaricaye aratekereza, ngo abona guhwana n'Imana, ngo aravuga ngo ndi Imana, ntuye mu mucyo utegerwa. Ariko ngo arebye umuntu ahantu ari kurorongotanira, ni ukuvuga arebye proje ye uburyo iri kugirwa nabi na shitani, ngo aravuga ngo mbonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Ibyo ngo birakorwa biti? Ngo muri we aravuga ngo ndisiga ubusa, ni ukuvuga ngo icyubahiro cyose cy'uko ndi Imana ndagisiga, hanyuma nanjye nambara akamero k'umuntu, nk'uko wamuremye mu mukungugu ukamurema akaba umuntu nyine wambaye umubiri ubabara ugotse cyane, nanjye ndiyamburiye ishusho y'ubwiza, hanyuma ngende nanjye nje guhinduka umuntu. Ibyo se bikazakorwa biti? Nashaka kubabwira rero ngo Satani yosha Adamu na Eva ntiyarazi iyo plan, ariko byari muri gahunda y'Imana ko biramutse binabaye, kubera urukundo Imana idukunda, yakwemera igaca bugufi. Reka mbaririmbira akantu kavuga ngo hari umukunzi nka Yesu wacu, oya nta n'umwe, hari udukiza umuga nkawe, oya nta n'umwe, Yesu azi ibiturusha byose, atubera umuyobora, hari umukunzi nka Yesu wacu, oya nta n'umwe. Yaragukunze ku rwego icyubahiro agisiga, ubumana arasiga, aravuga ngo ndamanuka ariko mubone, ndamukeneye, ndamushaka. Yesu arabisiga byose, ariko akora ikintu ngo gitangaza abamarayika. Nicyo Paul yavuze ageze ari kwandikira Timoteyo mu gice cya 3, muzasome kuri 16. Yaravuze ngo ubwo bwiru ngo burakomeye cyane. Doko ibyo bihishwe byahishuwe birakomeye cyane, ngo Imana kwerekanwa ifite umubiri. Noneho uko nyine byabaye ngo ikabonwa n'abamarayika. Niba hari ibintu byatangaje abamarayika, nicyo gituma badukorera badafite ipfunwe, nuko Imana yambaye umubiri ari ngishaka, ari nawe ushaka. Ngo ubwo bwiru birakomeye we, ngo Imana kwerekanwa ifite umubiri, ngo ikabonwa n'abamarayika, ngo ikaboneka ko ikiranuka, ngo hanyuma rero hirya y'ibyo ikamamazwa.
Yesu rero uko kuntu yabikoze ngo yarabisize byose aramanuka. Imana umuremyi, nimujya mutekereza Imana mujye muyitekereza mu buryo buteye ubwoba, kuko hari ubwo nicara nkavuga ubu ndasenga mpagaze gute, ubu ndagusenga mfukamye gute, ubu ndavugisha kahe kanwa ndi kugusenga. Kuri Imana iteye ubwoba, Imana umuremyi yiremeye ibintu byose. Dufite Imana itagira inyuma, ibintu byose bireba gutya. Uko wowe inyuma yawe hari undi, inyuma y'Imana nta kindi kibayo. Yoyo ibireba hose hose, ibintu byose niyo yabyiremeye irabikontorora. Nta muntu n'umwe yahamagara ngo abure kuyitaba. Iguhamagaye ariyo ikavuga ngo ngwino. Nubwo waba ukomeye kuri uruhe rwego uza neza, ukavuga ngo nyine ndaje. Irakomeye. Njya ndeba imirimo yakoze, ibintu Imana yakoze, mwumva agize ubwoba ngapfugama mpinda umushyitsi nkayibwira ngo Mana nyine ndaje, ni njye umurimo w'intoke zawe, ariko uteye ubwoba urakomeye. Iyo Mana ikomeye ityo yahanitse ikirere ikadendeza inyanja ikarema imisozi ikarema ibibaya. Imana ica mu bihe, Imana ica mu bihe uko yari. Niba yararemye ari umusore iracyari umusore, ntiragira imvi. Ayiwe, ni Imana iteye ubwoba. Nukuri ni Imana iteye ubwoba cyane. Iyo rero iteye ubwoba iryo yabaye uruhinja ruterurwa mu byahi. Iyo ikomeye ityo yavukiye mu muvure w'inka. Iyo ikomeye ityo yataruwe mu twenda. Iyo yongerezwa mu muyaga. Yarahetswe ku mugongo. Satani yari yarabwiwe ngo hari indi plan, ni urubyaro. Imana ihinduka urubyaro, irahekwa. Abantu barayibona baratangara, baravuga ngo dore uruhinja. Abarubonye bataruhishuriwe bagize ngo uruhinja kimwe n'izindi, ariko ntabwo yari kimwe n'izindi. Yari Imana yaciye bugufi ku rwego ihinduka uruhinja. Reka mbabwire, ifite urukundo rwayizonze ku rwego yahindutse uruhinja ngo nje nawe itubone. Nicyo gituma ukwiriye kumva Imana kidasanzwe mu buzima bwawe, kuko yabaye uruhinja ngo ikubone. Imana we, hari umunyamerika wavuze ngo mbese urukundo rw'Imana yacu ngo twarugereranya n'iki? Niki twarugereranya? Aravuga ngo ijuru ryose nibaruririmbe ngo rugeze iteka. None baravuga abanditsi bazi kwandika, aravuga ngo inyanja zose nubwo zaba wino, isi n'ijuru bikaba impapuro abahanga bazi gucapa bagacapa. Ndashaka kukubwira Imana igukunda birenze no kubitekereza. Idukundira mu ntege nke, ntidusige, ntidute. Mu gihe abandi baba batuvugiriza induru ngo biracitse ngo karabaye, ibigucungira hafi kugira ngo hatagira ugukoraho. No muri izo ntege iragukunda, yabaye uruhinja. Nge mpisemo Yesu murutisha isi yose, andutira amafaranga n'amazu meza. Umva icyo nifuza, sinshaka kumenyekana, nge nyoboka umwami Yesu imisi yose. Uwanyimika nkawe umwami w'ishyanga rinini rite, ndimba
imbata ica cose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita kubiri mwisi Yesu aranyu andyohera cyane nta buki buryoha nkawe ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane ahumura neza kurusha ibirabyo byose nta buri kise mufite kwandagirije uwanyimika nk'aba umwami w'ishyanga rinini rite ndimbata ica cose sinabikunda ahubwo niragije Yesu umukunzi wanjye sinyita kubiri mwisi Yesu aranyuze bakundwa haleluya urukundo rwe ruratangaje rurarusha imbaraga urupfu regrapasima urukundo rwe ruratangaje rurarusha imbaraga urupfu urukundo rwe rurakomeye ku rwego ayiwewe yarakunze birayinanira kwifata ibi uruhinja urukundo rwawe Mana kanguhumurize urwigukunda n'inkubwe y'urwo abantu bagukunda subiremo igukunda inkubwe y'urwo abantu bagukunda abantu ubareke bagende ukunzwe neza kandi ukunzwe n'ukomeye urakunzwe ayiwewe bega sinzi nyine uko nabikubwira ibyo bintu byo kwikanga bireke reka kwikanga urakunditse nubwo uzi ngo ntukunditse urakunditse kandi urakunditse cyane ayewewe ariko nanjye yarankunze Imana hari ahantu nagera bagasunikira munsi y'umukingo bamwe bakambwira ngo baranyanga ariko nari mu rukundo we n'igihe nari munsi y'ikiraro njye ibiryo byanyagiwe nanyagiwe nari mu rukundo abantu babareke kandi ntiwite ku byo abantu bakuvuga bareke burya uwakuvuza aba yakunaniwe ukuvuze n'aba aba yakunaniwe kuko aramutse agushoboye yashira mu bikorwa ibyo avuga akabishira mu bikorwa ariko yarakuna ni ukuvuga tuza iragukunda cyane yateruwe mutwahe abamarayika baratangara baravuga ngo ntitwigeze tubona bene ibi ntabwo twigeze tubibona iyo rero nayo yari purani y'Imana yacu umuremyi wacu yari purani usugira ngo byari nibyo gusa muzi ko ijuru ryicaye rigatora uko iyo Mana izabaho mu isi bahitamo ko izabaho nabi iyo nayo yari purani kubaho nabi kwa Yesu Yesaya niwe wabihishuriwe Yesaya yarabihishuriwe mu gice cya 53 yahagaze mu bantu aravuga ngo ariko ninde wizeye ibyo twumvise ngo kandi ijambo ry'Imana ni bande ryahishuriwe
noneho aravuga ngo yakuriye imbere ye ngo ameze ngo nk'ikigejigeji. Izindi bibiliya hari aho ziza zikabyita igiti kimwe gitwikwa ariko ntigishe ngo gishirire ngo kimarweho. Ngo yakuriye imbere ye nk'ubwo ubuzima bwa Yesu. Ndi kuvuga ko ari wowe yashakaga. Ngo yakuriye imbere y'Imana ameze nk'ikigejigeji, ngo nk'igishitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ibyo mwumva icyo bisobanuye. Ngo imikurire ya Yesu ngo yarameze ngo nk'igiti cyahingukiye mu butayu ahantu hari ubutaka bwumye, kugira ngo gitobore ubwo butaka gishobore kubaho. Ngo byari bigoye cyane. Uko nawe ngo niko yakuze mu buzima bugoye cyane. Iyo Mana itaragiye gushopinga ikambara ikanzu imwe, akura nabi. Ngo yakuze bigoranye. Iyo Mana bigoranye cyane. Ngo ku buryo abantu ngo bamurebye ngo babona nta n'igikundiro afite. Niko byanditse. Ngo baramwitegereje ngo babona nta gikundiro namba afite. Ngo yewe ngo nta n'ikintu yari afite cyari gutuma abantu bamwifuza. Ariko Yesaya aravuga ngo nubwo bimeze bityo ngo intimba zacu ngo nizo yishizeho. Aravuga ngo imibabaro yacu ngo niyo yikoreye. Uwo nyine ngo ashenjaguriwe ngo gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we. Ariko asoza iyo mirongo yaravuze ngo azabona ibituruka mu bise by'amaraso ye ngo bimwishimishe nibirangiza kandi ngo bimuhaze. Ukuburiye ababareba ajya anezererwa cyane akavuga ngo sinababariye ubusa kuko nyirarunaka yaranyizeye. Sinzi muri iri teraniro niba hari abizera, ndashaka kubabwira ngo haleluya, muri umunezero ukomeye wa nyir'umushinga. Ko yaravuze ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe ngo bimwishimishe ngo nibirangiza kandi bimuhaze. Nukuri reka ngusabe nkwibutse ko ufite umukunzi. Nge mfite umukunzi utuye inyuma y'ibicu, uwo yarankunze sinabona uko mbivuga. Imyaka n'amaganiro ashize neguriye ibyicaro bye, uwo yarirahiriye n'indahiro sinzongera kunywa ku mbuto z'imizabibu. Ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Uri uw'agaciro mu maso y'Imana yakuremye. Si Yesu ntasaba, ariko munyemerere tumushimire ibyo yakoze, tumukomera amashyi menshi. Yakoze ibirenge, twongere kandi ayo mashyi akomerwa uwaturemye. Rigrabelon Trisantoa. Mana turagushimiye, uri hejuru mu ijuru, uri muri twe. Wumve dore ngiyi mirimo y'amaboko yawe, nguyu umusaruro wavuye mu mibabaro ikomeye. Tunejejwe nuko wagaruye amahoro utyo katugeza mu rugo binyuze mu mibabaro yawe. Shit Lord so by God. Hallelujah!
gushaka imbuto, burya yari ashonje inzara y'umubiri, arazibura, yarashonje bikabije. Byari muri purani byo nabyo, ariko byagombaga kurangira ari uko Imana ivuga ngo ndapfuye. Noneho urukundo mukunda rugomba gusoreza mu rupfu, kuko Imana ikiranuka muri byose. Uwagombaga gucungura wese yagombaga gupfa, kandi agapfa ari muzima, hanyuma kandi akaba afite ubushobozi bwo kuzuka. Nta wundi wari ufite ubwo bushobozi. Nukuri Abeli nubwo yari umukiranutsi ntiyari afite ubushobozi bwo kujya mu rupfu ngo aruvemo. Bari aba Seti n'aba Metusera n'abitwa ba Nowa n'aba Abrahamu, nta wari ufite ubushobozi bwo kujya mu rupfu ngo aruvemo. Ntawe muri bene Yakobo, ntawe. Ba Josefu barakiranutse ariko ntawe ari kujya mu rupfu ngo aruvemo. Abitwa ba Daniyeli babaye abahanga mu bihe byabo, ariko ntawe ari kugira ubushobozi bwo gucungura umuntu, kuko umucunguzi yagombaga gupfa akagira n'ubushobozi bwo kuzuka, akabona kuzura abapfuye. Ntawe muri bo wari kubikora. Imana izityo. Mu gihe cyo gupfa ngo yarafashwe, ngo afatwa n'abantu, ngo yafashwe n'abantu. Abantu bamwe batangazwa no kubona atarwanye, ndetse ngo bakanamusaba kwiregura, ngo ntiyiregure, ngo yaracecetse, ngo ameze nk'intama bajyana kubaga icekekera imbere y'abantu bayikemura, ngo nuko yari ameze. Kugeza ubwo yageze ahantu baramubwira ngo tega umugongo, arawutega. Ndavuga Imana ya Isirayeli. Yateze umugongo, barakubita, inyama zivaho, umubiri urashya. Ateginda barayikubita, irashwanyagurika. Imana irinda amagufa. Baramubwira ngo nta mbabazi tugufitiye, urazamuka Igorigota wambaye n'ubusa. Baramufata bamwambika ubusa, bamukorera igiti kiremereye, acecetse. Ryari ibanga rikomeye. Kandi ahongera ngo Satani yabonaga ko na Yamana ubushobozi bwayo bwashize, ariko yaracecetse, afite icyo acecekanye. Azamuka ryo ngo agereyo, baramufata baramukubita, baramubamba. Saa sita z'amanywa baramubamba. Abantu baravuga ngo kera ku isaha ya 9, aravuga ati kera, ubu nyine birarangiye. Ngira ngo abantu bose baravuga ngo ubwo nyine birarangiye. Naza nshuti ze n'ababigishwa be bati birarangiye, bose birarangiye. Kandi nawe yaravuze ijwi rirenga ati birarangiye. Abantu bagira ngo ibirangiye n'ugupfa. Ntabwo bari bazi icyo avuze kirangiye. Yaravuze ngo icyo nashakaga wa murimo ndawusoje, wanzanye muri isi, birarangiye. Kugira ngo umuntu asubire mu bwiza bwe, asubira aho yahoze. Ngo umutima uracya, kera aragenda. Abantu ngo baramushyingura. Noneho abatambyi, muzasoma ibyanditswe, biravuga ngo baragiye ngo bajya kwa Pilato, baramubwira ngo bumvise ngo avuga ngo ku munsi wa 3 azazuka, ngo none ngo nibazana abasirikare ngo barinde igituro. Noneho ngo bafatana cya gituro cya Yesu arimo, ngo bagihomesha ubushishi, ngo n'igitare cya toni hafi 3 n'igice kiremereye cyane, ngo barahoma, ngo kugira ngo hatazagira n'umuntu wazavuga ngo nyine ngo turabisora, ngo twamukuyemo aho nyine. Ngo bazana abasirikare baraharinda, abandi bashwiragiye bagiye, ngo ubwo byarangiye. Ariko nukuri byari bikomeje, umurimo we wari ukomeje rwose. Nukuri ngiye gusenga, ariko ndashaka kubabwira ko Yesu arabakunda bikabije. Dore ikintu kibaye, ngo baraharinda. Yesu kumbi yavuyemo. Bari barinze igituro kitagira umubiri, kuko Yesu ntabwo yazutse ngo akureho kiriya gitare
ngo azamuke. Yesu yageze mu gituro bamaze kumukingiranamo, kera ariyegeranya aramanuka aja ikuzimu neza, aganira n'urupfu, aganira na Satani mu ibanga rikomeye, akora ibyo yagombaga gukora, abarinzi barinze imva, ariko umugabo yagiye ari mu kazi, arimo arakora imirimo ye. Igitangaje, hari abagore rero nabo bakunda Yesu cyane, ngo baravuga ngo noneho natwe ikintu turi buze gukora, tuzajana imibavu ihumura neza, kuko tumufiteho imirimo, turamuzi Yesu. Kuko baravuze ngo nibucya kuwa mbere w'iminsi 7 tuzajamura imibavu, ngo maze ijuru naryo ribona ko hari abagore bamaramaje kujyana indabo, batitaye ku barinzi barinze aho hantu. Kare ngo ijuru ryohereza marayika ngo aramanuka, abandi barinze igituro, ngo amanuke uwo mwanya kubera imbaraga yari afite, ngo abasirikare bose bagwa igihumure kubera ko marayika yari ateye ubwoba. Marayika we ngo afata cya gitare. Hari ibintu ngira ngo duterure, nshatse kubabwira ko ibiremereye kuri mwebwe kwa Yesu byoroshye. Imana yakoherereza imbaraga zigiterura, kandi kigaterurika mu izina rya Yesu. Aho niho ngiye gusengera. Marayika ngo aragifata nubwo kiremereye, aragiterura, arangije imva arayirangaza, akicara wategereza abantu baje kureba Yesu, ngo akicareho ngo bahagere nabo bari kwibaza mu mitima, niko twasomye ngo ninde uri budukurireho igitare ko kiremereye cyane, ngo nibyo bibazaga. Ariko reka nkubwire ngo wibyibaza, hari imbaraga zavuye mu ijuru zishinzwe guterura icyo gitare. Ninde uguterurira? Aye wewe, ninde uguterurira? Baravuga ngo ninde uduterurira? Ninde uguterurira? Nge ndavuga imbaraga ziguterurira, kandi ndazitangaje muri iri teraniro, zije guterura ibintu biremereye. Ayo mashisa yanjye, kuko nge sinari. Ninde uduterurira? Uko ngo ninde uduterurira? Ngo barazamuka, ngo baje kuhagera, ngo basanga cya gitare kera bagiteruye, ngo babona hari n'umuntu ukicayeho, arababwira ngo mwitinya mwebwe, ndabizi ko mushaka Yesu wabambwe, ntari hano kera, yamaze kuzuka. Ngiyi imirimo ya Yesu Kristo, uri muri plan ikomeye ya Yesu. Bije bigutera kumukunda. Iyo umuntu agukunda umwishura urukundo. Niba hari ibintu bibabaza umuntu ukunda, ni ugukunda kangwa. Iyo udakunda ukunda, iyo agukunda arababara bikabije, akarara adasinziriye. Dusenge. Menya ko Yesu agukunda, mwibutse ko uri umushinga we. Ntiwihebe, ntiwumve uri mu maboko ya Satani. Keretse niba udakijijweho rwose, uwo meze nk'imari yaba yarahombye, ariko ishobora kunguka kubera ubwiza ihawe na Kristo. Ariko muhumirize gato dusenge. Wese duhumirize gato ya dusenge. Mbere yuko dusenga ngo Imana iterura ibintu biremereye, ubwo marayika yamanukiye guterura igitare, atagambiriye kuzura, agambiriye gusa kurema ibihamya. Burya yaragambiriye kurema ibihamya gusa, nibyo yaragambiriye, by'abaje kureba Yesu, ngo bagende bavuga ibyo babonye, ngo banezererwe, asubize intege mu bugingo bwabo. Ariko nyine Yesu afite ikibazo kimwe, yarakunze, ariko abo yakunze ntibamwitayeho na bugingo n'ubu, kuko yaremeye ajya no mu rupfu, kugira ngo mwumve uko bimera. Ajya no mu rupfu, arazuka, ategereza mwe, aravuga ngo mbahaye urukundo. Paul yageze i Roma arababwira ngo nta wundi mwenda turimo gusibya urukundo. Wimubabaza. Duhumirize. None nsabye imbabazi, ihane mukureyo, mumanure ku giti,
aruhuka umutima mumanure ku giti aruhuka umutima. Ntiwakwemera kureka icyo cyaha cyawe ugakunda Yesu. Ntabwo wabyemera kureka iyo nshuti yawe iguteza ibyaha ugakunda Yesu. Ibyo ntiwabyemera. Kunda umuremyi wawe, kunda uwagupfiriye. Niwe ufite urukundo ruruta urw'ababyeyi, niwe ufite urukundo rukomeza no mu rupfu. Wibabaza Yesu. Nongere kureba ko muri iri teraniro haba harimo umuntu udakijijwe, akavuga ngo ndashaka Yesu, nanjye mwishure ibyo yangiriye. Ntawe urimo udakijijwe akavuga ngo ndashaka agakiza, nanjye mbabarire. Yaba arimo? Ni umuntu udakijijwe akavuga ngo sinkijijwe ariko ndashaka agakiza. Muri aya masaha azamura ikiganza. Turihuta ko turashaka gusenga dushimira Kristo, ariko tumusaba ngo terura bino bintu biraremereye. Ubwo twinjiriye mu rupfu, ibi nabyo biterura. Ntawe? Ngaho muhaguruke rero, mwese muhaguruke iteraniro. Mwese muri abakunzi ba Yesu. Ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge ngo abasambanye, ngo babeshe, ngo abiba, ngo abariganya, ngo abanyamashari. Ishura Yesu rukunda gukunda. Wikwishinga abantu barapfa bakabora. Yesu niwe mukomezanya mu bihe byose. Muzamura ibiganza tumushimire. Turagiye gusenga tumushimira. Ndeni ndasenga agira ibintu aterura ku buzima bwawe. Turagushimiye mwami Yesu, izina ryawe ryera rihimbazwe cyane. Turagushimiye cyane, turagushimiye. Umuririmbyi yaravuze ngo nabonye umukunzi mwiza. Aravuga ngo yankunze ntamuzi. Aravuga ngo yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe. Maze aravuga ngo izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose. Oh, haleluya. Aravuga ngo njye nduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose. Yesu ashimwe. Turagushimiye. Aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora. Aravuga ngo ajya ninda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Turi muri iri teraniro turagushimiye kubera ko wakoze ibikomeye bihambaye. Ninde wagira urukundo rungana rutya, kwemera agapfa apfiriye? Ni wowe muremyi wamwiremeye. Ni wowe waje muri ubu buzima ubaho nabi. Inzara irakurya urayumva, ugenza amaguru izuba rigucanaho, imvura iragwa, wahuye n'akaga n'amakuba, wakubiswe n'abo wiremeye ariko urabashungura. Uwacu yaravuze ngo iyaba nari mfite ibyo ngurusha ngo mbigushe, ngo kubera urukundo nkunda yewe data wera we. Yesu kadoma yaribajije aravuga ngo ariko niki cyatumye utikiza, ngo kandi ijambo ryawe rikize niki? Aravuga ngo ko wari kuvuga rimwe ingabo zikamanuka bagasha. Aravuga ngo yongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe. Aravuga ngo ariko ibyo byose warabiretse kugira ngo ushungure. Turagushimiye yewe mucunguzi we, turagushimiye wowe witanze, wowe winjiye mu mva. Shimwa imbazo. Hari ibintu biremereye bimeze nka cya gitare, kuko abakigushizeho igihe winjiraga mu mva n'uyu munsi baracyabaza ibindi bitare bagaterura bakabitereka ku bantu.
n'uyu munsi ibintu biremereye baracyabiterura bakabitereka ku bantu, bamwe bakirukanwa mu kazi, abandi bakagira ibibazo, inzara zikaba nyinshi, ubushomeri bukagwira, indwara zikaba nyinshi, baracyabiterura ibitare bagaterekaho, ku buryo abantu bikoreye ibintu biremereye bibaza ngo ninde uzadukura hano, ninde uzadutabara, ninde wakora ibi? Ariko wohereje marayika abirindura igitare, ohereza marayika abirindura igitare cy'ubukode, ohereza marayika abirindura igitare cy'inzara, ohereza marayika abirindura igitare cy'uburwayi, ohereza marayika abirindura igitare cy'amadeni, ohereza marayika abirindura abadayimoni biraye muri uru rugo, ohereza marayika azilugra dromenia, asayura bari gusaya, abohora baboshwe n'ibihe, atabara abantu bawe, ineza yawe bayibone abari gukorera muri uyu muji. Imana data ikora imirimo n'ibitangaza, ugwiza imbaraga zawe aho bakorera, kandi ubatabarisha imbaraga zawe, wiyerekane, witamurure, uzure abari bapfuye. Ndagushimiye Mana, ndagushimiye kuzi ibyo wibwira gukora, kandi si bibi ni amahoro, kandi ibyo bivugiye kugira ngo ureme umutima abari muri iri teraniro ko hari ibintu ugiye guterura, bazagaruka icyumweru gitaha bafite amashimwe bavuga ngo hari ibintu Imana yateruye, turabibona. Rirato andigo naze maidra didandone saigrabenia jataide. Ndagushimiye kuko uri umubyeyi. Numva umwuka wera nambwira ngo nintangaze ngo Imana iravuze ngo ni umubyeyi, ni umubyeyi. Turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi. Hari abantu bizeye ko hari ikibaye ngo batere haleluya. Twongera dutere haleluya, haleluya, shimwa Mana. Twongera Imana amashyi menshi. Hari igitare kivuyeho, wizere ko hari igitare kivuyeho. Uzirikane inshuti yawe Yesu, uzirikane umukunzi wawe Yesu, ukunde Yesu nawe aragukunda. Imana ibahe umugisha.